Mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe uburyo washyira video zawe mu ma playlist, video ufite kuri YouTube channel yawe ukazishyira mu ma playlist. Gushyira video muri playlist bishobora kuba byafasha YouTube kuba yasharinga video yawe ku bantu benshi cyane, ndetse n'umuntu urebye video yawe akaba afite amahirwe menshi cyane yo kuba yareba n'indi video yawe, bityo channel yawe ikagira views nyinshi, ndetse n'abantu bagakunda kureba video zawe bitewe nuko iyo arebye video imwe iri kuri playlist, YouTube ishobora kuba yahita imwereka n'indi video yawe bihuje playlist. Niyo mpamvu rero ari byiza kuba washyira video zawe mu playlist, ndetse turareba n'uburyo washyira profile image kuri channel yawe ndetse n'iriya foto igaragara inyuma. Ayo mafoto yombi nayo tugiye kurebera hamwe uburyo wayashyira kuri YouTube channel yawe. Yes, nabahaye ikaze, ngeri twa Mr Sam. Nibitarakora subscribe no kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wagura subscribe ugakanda like. Nabahaye ikaze kugira ngo ushyire ifoto yawe kuri profile ya channel yawe. Ni ibintu byoroshye cyane ukorera hano kuri application, ndetse n'uburyo wakora ama playlist nibyo bintu tugiye kuba twarebera hamwe. Rero kugira ngo ubikore reka duhere ku buryo washyira ama video yawe kuri playlist. Uzafungura application yawe ya YouTube, application bisanzwe nyine ya YouTube nkuko uyibona. Iyi ngiyi buri wese aba yifite muri telefone ye. Iyi application rero uzayifungura bisanzwe, hanyuma uze hano hantu hariho agafoto kagaragaza channel yawe. Ahangaha niho uzabikira, hanyuma uhakande. Numara kuhakanda uzabona ko channel yawe izagaragara gutya. Hanyuma ushobora gukanda ahangaha kugira ngo ujye kuri profile ubashe kuba wareba nyine ahangaha. Aha nkuko muhabona, ahangaha uzahakora bisanzwe nyine, uze urebe channel yawe uburyo igaragara. Yes, urabona banner image ni ifoto iri hano inyuma, hanyuma profile image ni iyi ngiyi ubona. Izi foto zombi nyine nizo nshaka kubereka uburyo nawe wazishyira kuri channel yawe. Iyi foto ngiye kubereka uburyo wayishyira kuri channel yawe, ndetse n'iyi ngiyi iri hano inyuma uburyo wazishyira kuri channel yawe. Ni ibintu byoroshye kandi bitagoye. Izi foto rero kuba wazishyira ukora hano hantu hari agakaramu. Ahangaha hari agakaramu ukaza ukahakora ukareba. Iyo umaze kugira hano rero biba byoroshye kuba wahita ukubitaho ifoto kuri profile yawe. Ukora ahangaha kuri profile nkuko muhabona hano. Iyo ushaka gushyiraho profile ukora hano ahangaha. Aha niho hantu ukora. Iyo umaze kuhakora nyine bahita bakujyana muri setting, ugahitamo ifoto uzashyira kuri profile ya YouTube channel yawe. Bahita bakugeza muri gallery. Hanyuma iyo ushaka gushyiraho ya foto y'inyuma, iriya foto y'inyuma iyo ushaka kuyishyiraho, iyi ngiyi nyine ngewe nasizeho iyi ngiyi, nta kindi ukora uhita uza hano ahangaha ugakoraho hano ku hantu k'agafoto. Wamara kuhakora ukareba ko channel yawe imeze, bakakwereka amafoto ufite muri telefone yawe bisanzwe nyine. Ahangaha ugahita uhitamo ifoto runaka ushaka gushyiraho. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Yes, iyo umaze kubona rero uhita ukora save, tayari ifoto ukaba wayisizeho. Kuba washyira video zawe rero mu ma playlist uzasubira inyuma. Playlist ni ikintu uba ugomba kumenya neza nyine kugira ngo kigufashe kuba wakora channel yawe neza, video zawe zikure neza cyane. Kugira ngo ukore playlist rero uzabigenza gute? Uzahita uza hano kuri application ya YouTube bisanzwe. Hano kuri application ya YouTube bisanzwe uhakore, hanyuma utegereze biloading. Nimara kuloadinga uzaza hano ku ifoto nkuko nari nabiberetse kare, n'ubundi niko uzabigenza hano ku ifoto. Ahangaha niho uzakora. Numara kuhakora nyine channel izafunguka bimeze nka gutya. Hanyuma nibimara gufunguka rero uzahita uza hano hantu hari akamenyetso ko guteranya. Reka mpabereke akangaka. Hano hari akamenyetso ko guteranya, niho hantu uzakora mu gihe ugiye gukora playlist ya YouTube channel yawe. Ahangaha rero uzaza uhakore. Numara kuhakora bazakugeza ahantu handitse ngo new playlist. Rero ushobora kuhita uyita wenda YouTube tutorial, ni urugero YouTube tutorial. Hanyuma iyo umaze gucreate izina rero uhita uza ahantu handitse ngo visibility.
visibility, profile visibility muri kano kantu nyine ugahita ukora hano ahangaha, akaba ariho hantu ukora. Wamara kuhakora ugashaka kwerekana niba playlist yawe iri private cyangwa se itari private. Ahangaha rero uzahita uhitamo ko profile cyangwa se playlist yawe iri public, kugira ngo abantu bose bajye babasha guhita babona video zawe. Ni ibintu biba byoroshye rero, uzahitamo public. Numara guhitamo public uzahita uza hano kuri create, ukuri hano hantu handitse ngo create. Hanyuma iyo umaze kuhakora rero ibintu biba byagenze nka burya, uhita utangira kwadingamo video yawe. Video zawe urugero ahangaha uhita ukoraho, hanyuma ugatangira kwadinga video zawe nyine, usacinga YouTube channel yawe, warangiza ugahita utangira kwadingamo video zawe. Ni ibintu biba bitagoranye nyine, ntago biba bigoye. Iyo ukoze hari ahantu hari agakaramu, bahita batangira kukwereka video zawe ufite ibyo byose. Hanyuma kuri playlist yawe umaze gufungura, ushobora kuba wahitamo ifoto izagaragara kuri playlist yawe. Ushobora kujya nyine ugahita ukora ahangaha hari agakaramu, nanone ugahita ujya muri setting ya telefone yawe, ahangaha watangira guhitamo ifoto izajya kuri playlist yawe. Yes, kuri playlist yawe. Hanyuma playlist rero uba wayikoze kwadingamo amavideo, nukuza hano ugahita usacinga n'urugero Mukile Entertainment. Hanyuma numara kubisacinga nyine uzahita ubona ahangaha bari kunyereka zimwe muri video zanjye ngo save to playlist. Izi ni video zanjye ngo save to playlist. Ahangaha ushobora guhita ukoraho nyine ugahita ujya kusavinga kuri ya playlist. Izi ngizi zose ni video zanjye nakoze, ukazisavinga kuri playlist. Save to playlist iyo ukozeho uhita ujya kuyisavingaho. Ni ibintu biba byoroshye cyane, ubundi nawe video zawe zikajya muri playlist nyine nk'umuntu nyine wo mu creator uri original nyine. Reka turebe ahangaha kuri channel ku playlist yahageze. Playlist rero uhituza ahangaha ugakora kuri playlist, ukareba niba iyo playlist wakreye kuko yahageze. YouTube tutorial kubera ko nta video nasizemo rero ntabwo playlist yahita igaragara hano, ariko ndamutse ngiye nkadingamo amavideo ni ibintu byahita bigaragara neza cyane. Nizere ko rero usobanukiwe uburyo playlist ikogwa, kuko urabona ko izi zose ni playlist nabashije kuba nta creatinga kuri YouTube channel yanjye. Izi ni playlist nakoze, nawe wabikora kuri YouTube channel yawe bikagufasha kuba wa promotinga ibihangano byawe ushyira kuri YouTube channel yawe. Reka bashimire rero mbararikira kureba ibindi biganiro byinshi kandi byiza hano kuri Mukile Entertainment. Ngiye nitwa Mr. Sam, nibisanzwe bitarakora subscribe nyine ukore subscribe ujye ukomeza ubone tutorial nk'izi z'ubwenge.